Satani akatuzana bakana kubwibone bwe kuvuga ngo ninjya kwa kanaka hariya nahana nkwa fanta ndagifiriti ndarya inkoko reka mutwerere ni byiza kumutwerera rwose ariko noneho menya yuko nuriya mukene Imana imgushize imbere aje imbere y'umwishanyo cyane cya Yesu kugira ngo none ukorere Yesu hari uburyo bw'ikindi inzozi ntabwo ari iz'umuntu utaryamye ahubwo nizimuza gusinzira uyu mukene rero ufite inzozi ntabwo asinzira nta n'umukoma mu nkokora arararota kuko ikimurimo ntabwo kimwemera gusinzira azi wawe ukamukubita akajya hirya hari akongera akamukubita arazenguruka do ajya mu kiyede kuko avuga ati nimbare ibihumbi 100 yajya mu kiyede bati wowe ntago tukiguha akavamo akajya mu gikarani akavamo akajya hari uzi ko indwara dufite ari hano avango ngenga Imana yarambwiye ngo sinzagire gutya kandi nari kikere gukora none kandi we no yagerayo ureba nkwereke ukagenda yenda hano ajya mu gasantere ugiye gushaka akazi yenda nawe ufashe itiyo nk'abandi ariko nibahakumenyereye mu myumvire utekereza ko rero barafata mbere hoya barafata umwansi barafata abansi rero nugira amahirwe bakujyana mu Kigali kuki umunsi umwe batagufasha uvuze ngo byayo ntago ari ibyanjye uri mwanyu byo ari kuvuga kubera ko nta kintu kimbere kiguposti kigupushinga umva nyine ko atari ibyawe ukabutana ko ukaza ukiryamira ukongera ugasubira kuri WhatsApp icya kabiri iyerekwa ntago abantu barivuga bararikora no mu ntekerezo arikora ugasaba umuntu arimo aragenda mu nzira avuga ati nzakatanga akagira ahantu hari uruganda agahagarara agatangira kubaza mwatangiye mute hanyuma arashaka tubahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu kandi tubashimira ko muri abafatanyabikorwa badasanzwe ba Uplove Ministry amafu n'amafaranga bibafubike rero kandi nanone nimba utameze neza nakubwira ngo nagahora gahanze ndabizi neza igihe kimwe bizagenda neza bibesawa ugubwe neza rero turi kumwe n'umushumba wa Uplove Ministry rukundo mu bikorwa udakunda nago azimana kuko Imana ari urukundo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itaba umwana we w'ikinege kugira ngo umwize wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho yego dore mbahaye itegeko rishya umugire gute mukundane hano rero urukundo rw'iyi minsi rwabaye ibibazo pastor Murasigaye gukunda afite ikintu agucaho rwose ubwo ntago ari urukundo nyine afite icyo gucaho ntabwo ari urukundo amfete urukundo rurahari ubwo nuko tutarahura n'umuntu rufite nyirizina sibyo yego ariko urukundo rwo rurahari yego abantu rero arovuga ati umukene ntakunzwe uzarebe cyane cyane no mu nsengero twakoze ikiganiro kivanga abantu baruhiye aho bagakwiye kuruhukira gasanga ubukwe bw'umukene ntiwabutaha ubw'umukire barabutaha urumva mu myumvire y'abantu aho hari urukundo cyangwa hari mu myumvire y'abantu yeje ubwo ijambo rikomeye ariko ntuzenda gutekereza ukundi nigeze kamera aho ngaho nigeze ijambo kera mu kuva ibice byaho 20 havuga ngo ntukiremisha ikibajwe ugisane shasi yo hejuru mu ijuru ku butaka musi y'amazi y'ubutaka nukabye kubita imbere hanyuma harandi bavuga ngo bifite amaso ntibiri afite n'amatwi ntago byumva urumva wa mwanditsi yavugaga ibishushanyo ko bitagomba gusengwa kuko urumva abantu bake basenga ibishushanyo akaba bafata nk'ingayenda bakagira gute bakagira Imana uzi ko hari uburyo bumwe amaso yacu ajyanika nk'ibishushanyo inshuti yanjye amatwi yacu akaba nk'ibishushanyo amaso yacu akaba nk'ibishushanyo ugasanga turareba ariko ntacyo tubona turumva ariko dusobanukirwa reka ngo urugero iyo usomye mu Matayo amagambo Yesu yavuzeho ubwe yaravuze ngo ubwo yacaga umugani ndimo ndageza ku cyo rumbashije ku bukwe bw'umukire umukene yaciye umugani agaragaza uko mu isi y'imperuka bizaba bimeze avuga yuko Yesu azarobanura akabwira intama mu giburyo abandi bumoso
ngo byarangira akabwira intama ati mwebwe rero mwebwe mwaransuye mwagize gute reka nkomeze nihuse ngo hasi aravuga ngo bazamubaza bati ariko twakubonye ryari umva ijambo nashakaga ngo azabwira ngo uwo mwabikoreye bamwe muri ba bandi boroheje hanyuma y'abandi ninjye mwabikoreraga wumva isano Yesu ari ahantu Yesu nawe wumvise mu boroheje ubwo mwabikoraga muri ba bandi boroheje hirya y'abandi hanyuma y'abandi wowe udasuzugurwa ninjye mwabikoreraga bivuze ngo Yesu ari hirya mw'aba bandi boroheje impamvu bivuze ngo rero abantu hari igihe umwadushiramo ikintu tukamera some just become like a state nka stati ugasanga dusaba muri ibi reko dusobanukirwa noneho Satani akatuzanamo akantu k'ubwibone bwe kuvuga ngo ninjya kwa kanaka hariya nahana nywa fanta ndarya ifiriti ndarya inkoko reka mutwerere ni byiza kumutwerera rwose ariko noneho menya yuko nuriya mukene Imana imugushize imbere aje imbere nk'ishanyo cyane cya Yesu kugira ngo noneho ukorere Yesu hari uburyo bubiri hari ugufasha umuntu uzi ko azagusubiza hari no gufasha umuntu nyine uzi kuvuga ngo mpaye ijuru mpaye Yesu niwe uzanyitura rero niba umwereye kuko uzi ko arya ifiriti uranywa fanta urarya ibirori byiza bivuze ngo we expecting to be rewarded from me ariko niba umpaye uzi ko nta kintu uvuga uti Imana tugiye amahirwe tubone uko bwe bubaye bivuze ngo haye Yesu rero impamvu mvuze ko aya maso nkavuga amatwi n'iki the choice is yours kuba wavuga ngo ngiye guha Imana cyangwa ngiye guha umuntu uzanyitura wahitamo icyo ari wowe ngewe naha Imana Imana iri hehe wawe ni woroheje mubona tubwiye se ko ari mu boroheje niko Bibiliya ivuga abadukurikiye niko Bibiliya ivuga abadukurikiye barabyumva mu by'ukuri ni umuco wateye pe ukabona cyane abantu bitabira ubukwe bw'abakire bakanga no kubutwerera ahubwo ba bantu bafite n'icyo bagakoze banabutaha bakagenda ari ingenzi bagiye kureba hasi nicyo bagiye kureba biteguye niba umuntu adafite ibyo kurya mu buzima busaba gukora ubukwe ubundi ugiye kugenza y'iki urumva ari iki kindi kirabo ashaka kuzafata amakuru yo kugira ngo bakomeze bavuge nabo umukene bakomeze kandi noneho mva ukuntu umukene Imana imukunda uzasome Zaburi Psalm 12:6 12 muri Zaburi 3 aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima k'umukene nona bihagurutse Imana yego noneho kandi kazi kamushiramo no bacurira ingoni hari igihe uhagarara hari uri mucura ingoni ugahagarara hari uri musuzugura ugasanga bivuga ngo kandi Imana yaragutije ibintu reka nongere iki kintu ndacyadifandinga ariya jambo navuze ngo hari igihe bibaho ugasanga yenda amaso yacu rimwe n'umwanzi yagiyemo yagize nkaho twabaye nk'ibisate bireba gutyo gusa bihumbya byonyine muri iyi si nta muntu ugira ibintu bye ntureba nta muntu ugira ikintu cye inshuti yanjye cyane rwose nigeze umuntu ama agatekerezo ngo hari umuntu ufite amafaranga menshi noneho aravuga ati rero iyo nzajya ntago mpaza ariko mbona amafaranga naravunitse mubwira umwana we wari aho ngaho ati mwana wanjye w'imfura nubona mpfuye uzantunyire miliyari uzampe miliyari njyane nayo wasanga tugiye tuzatangira ubuzima mu myumvire ye urumva harimo arwana no kuvuga ngo atayasiga ngo nuko babyemeranyeho bajyana agreement barabyemeranya afite umwana umwe wari hanze mu mahanga umusaza amaze gupfa ngo wa mwana aje asanga bateguye ivarisi y'amafaranga bapanze neza abona uko bigize umurambo hino niko ivarisi bayigiza hino umwana atese niki cyabaye ngo niko papa yatubwiye ngo tuzamuha amafaranga umwana nk'umuntu w'umuhanga ingarare yaravuga ati niko yavuze ati niko yavuze ati okay ati reka mbabwire mwimuherekeresha imitwaro ahubwo mumusinyire sheke mushyire mu ikote azabikuza nta muntu ugira ikintu cye ariko mbega karuye bazabikuza bategereje ko kuri konti ava reka da
birarangira ikigaragara ko nta mafaranga tugira ntabwo tugira kuri iyi si icyakabiri nta mafaranga abaho izina ry'umuntu iki tukizi twese ufashe n'inote ya 5 wakoreye wikoreye wavunitse ukajya public ukayishwanya gusa bagufunga kubera iki na ya Banque Nationale di Rwanda di Burundi di wongera igihugu runaka National Bank of runaka icakuruva ntagara yawe nayo igihugu runaka wowe uyafite nk'iki uhari nka manager ngo ya managing yego kandi iyo managing ibintu ntabwo ari ibyawe rero twirengagiza ko Imana iduha imodoka kugira ngo tuzimanaging atari zacu twirengagiza ko Imana iduha ubutaka ngo tumanaging ko atari ubwacu Imana iduha amafaranga ngo tuyamanaging ntabwo ari ayacu rero tukayagira yacu icyo ni cyo gikomeye noneho ikikwereka ko atari ibyacu nuko igihe runaka hari n'igihe dusorwa mwa bya bintu nta na warning twaye ngo byuze ejo nzakwirukana urupfu rugahita ruza ngo sohokamo ubukene bukaza ngo sohokamo ugasangwa utwaye Range Rover rugabire zaratobotse agasinzo kato ipine y'intuza yaba modoka twaraga rero ikiduhesha agaciro imbere ya data ni ugufata ibyo yaduhaye ngo tubimanaging urumva noneho tukabizamuza abana be babandi bari inyuma hirya y'abandi nibwo tuba turimo dukorera Imana mu buryo bwiza reka nongera kandi kamwe basenda kugira ngo nkomeze ntangwe intuza yego undi muntu nawe w'umukire ngo arafite ibintu byinshi ari umukire rwose afite ibintu byinshi cyane ariko atita kumara n'abantu ntacyo bamubwiye nuko apfuye ajya mu ijoro ageze mu ijoro ngo marika niba ari Gabriel niba ari Mikayire ntabwo nzohari baramwirukankana amucisha ku etaje ageretse 5 ariko ntibemera ko mu gihe Yesu yarabivuze ngo nimwareke imitima yanyu mwizeye Imana yara 14 mwizeye Imana anje munyizere kuko gatatira ari amazu menshi yego yaba adahari mbambi wabwiye kugiye kubategurira aho muza mwangije aramwirukankana rumba amucisha ku ma etaje amucisha kuri konoshi amucisha kuki ku bisenge amucisha kutwate bushuri aramukomeza kutwate bisanzwe kandi twe kimwe aramukongo karamurenza hirya murenza zanuza kera harantu hari iyo wabwiraga umuntu ngo kera nicyareka ngo tuyagace bitaga ngo ni banuza kano kanya turababanyahe umuntu yumvaga arahageze muri banye cyangwa dobande hirya aho ngaho bamurenza dobande gushiyageza hirya agadora akazu kawe k'ibyatsi gasa nawe gasanaga dora akazu kawe mucyati no vraiment non c'est pas possible nicyo bakira hano hose baradiringa n'igifaransa gihe wacha ati no Ange c'est pas vraiment comment donc hati waba usabona rindi we mwisabona rindi karamure aragitegereye aragira gusibye imputo kugiriye kuri akazu k'ibyatsi ko hari icyatanu cyawe kiriho hati vraiment donc ariko abakire iki gituma abakire ibintu byose bagira bizera mu mbaraga z'amafaranga niyo bakubwa gucyaniye amafaranga urajugunya ariko akeshi nturaho n'umukene none kandi babwiwe ko agiye kujya mu Buhinde abari kuvuga ngo Yesu ugize amarigo manu kageza ashani ibintu kijyanira ya donc ntabwo ibigihari kuko uzacunge nubwo waba utarize iyo amafaranga yaje hari amagambo buri wese abazi kuvuga ijambo so ntabwo rwose bareka kurivuga cyangwa then after tomorrow then after donc vraiment agakora karaza gakeke uraje nakora kagikire agakora kagikire urumva kabubwo utirero tubahaye ijambo ati murumva ko Salomo yari umuhanga ako gakorora yavuze ngo mukiravuga n'umwaga ako gakorora ntabwo gasangara ngo nagakorora k'abakire
ariko abakire n'abana beza ndabakunda cyane ariko hari rero abakire muri abana beza cyane turi muri abana beza rwose uri kugenda ukoronzora muri abana beza rwose genda wemera hari icyatano cyawe kiriho ni impuhwe tukugiriye rero Salomo nk'uko bivuze we aravuga ngo natestinze buri kimwe cyose kugira ngo numve ariko byose aza kwendinga hapa avuga ngo ni ubusa ati narongoye abagore niko Salomo avuga narongoye abagore ndarongora numva naho ntibampagije njya gutekereza uko ni inshoreke concubine ntuza babana bafasha inshoreke ni babaga ari abakozi bo mu rugo ariko abakera sinako baga bameze ni babana nyine wagura ukazana ubuzima bwawe bwose bakaba bazagukorera abaja abitwa abaja nabo nibo bita concubines barabafata urumva nabo arongoye umwe niba ubusina wari mwiza simbizi kubyo we rundaje akajya kuri 300 urumva ataragerageje yaragerageje umugabo arambara n'ubwiza bwose arambara nabyo asanga n'ubusa yambara amazahabu asanga n'ubusa umugabo ashaka zahabu arazirunda n'ubukiya ku buryo yarebaga asanga n'ubusa ibyo ni byari mu isi umugabo agira ubwenge isi yose ikagiza kure ubwenge bwa Salomo banazanye amaturo n'amazahabu agiye kure asanga n'ubusa abicyamamara wa serebu nabyo asanga n'ubusa yego ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga yego igifite agaciro ni Yesu Yesu yaduhaye ibintu abagira ngo tubi managing dufashe abantu Yesu aravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima wuba niyo mpamvu ko byagenda kose tugomba gufata kimwe mu gihe dufite tukacyinvestisa mu Mana kugira ngo umutima wacu ube no mu Mana tugomba gufata some of our wealth to be invested in God in any way kugira ngo ubwo intekerezo zacu zigehe nazo ziba mu Mana if not tuzakomeza dutekereza nk'isi Imana igumisha ya ndagira ngo twe kujya kure dukomereza aho ngaho hari amagambo wavuze uravuga ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene ngo Uwiteka Imana ajya haguruka ariko hari uyu munsi twavuze nyine umuntu w'umukene ku mubiri si babandi bo ku mutima Yesu yavuze nyine bigaragara batereranwa batanumbwa yewe umuntu ashobora no gutanga inama ariyo mu nama ya paruwase kubera ko akennye igitekerezo cye niba cyuye kandi ari ya paruwase kandi cyangwa mu nama y'itorero uze ngeke n'itorero yakwijugunya kandi nibyo noneho ugasanga ahora yimuka Aposo ugasanga ahora yimuka hariya rimwe na rimwe ari n'abageraho bakaba bati yewe sinasengera abantu bihangane ndameconinga amazina kuko nta kibazo ati sinasengera wenda kwa Potere Alphonse cyangwa Tojene kubera ko ho hasenga abakire cyane ugasanga yariyeje kandi agiye nawe asanze nuko umukire niwe ufata ijambo ahora mu keragasi ndagira ngo uyu mukene wo ku mubiri umuhumurije ukoresheje cya cyanditswe urakoze undi buriya icyo kintu kirakomeye kandi cyane ko ntabwo kinakomeye gukena ni ibintu bibaho cyane kandi cyane ikindi no gukira bibaho kandi cyane noneho tuze kwibaza ese biva hehe cyangwa mu mugambi w'Imana Imana ni gute itekereza ku mukene kuko uyu mukene wowe uri kuvuga uyu wiheza mu bakire n'ubundi afite umutima wa gikene yego kandi iyo umutima wamaze gukena akeshi uburi hafi kuzimira yego buri hafi kubura yego kuko umubiri ushobora gukena ariko umutima ugize gute ukize
mu ntekerezo mind ikize uvuga ngo yego nubwo ndi kuba wari umunsi ariko nzi ko yahaye kanaka nanjye zamu yego yagiye neza runaka nanjye zamu noneho urwego rw'ubukene cyangwa rw'ubutindi bwo mu ntekerezo ubundi ubukene busanzwe burashira n'inzara barayihingana umuntu agahinga yihambiye umukana mu gihe cya kera inzara igashira urihangana nkucemo ndagira ngo noneho wa muntu uvuzeho nk'umukene ufite ibyiringiro bati bari twarasengana Imana ibagirira neza uwo niwo nshaka ko tuvuga uwo mu bitekerezo we ari ukwaho nawe tuzamuvugaho wa wundi wiheza wa wundi ufite ibyiringiro nawe agakomwa mu nkokora na bantu bamusune urabizi nyine bimuca intege umuntu ucika intege yego ni umuntu utazi icyo ashaka buriya kera hari amagambo wigeze kunganiza wowe ubwawe twari turi kuvuga ku bijyanye no gushaka wowe hari televiziyo za gisoro ukunda gukoresha ngo umwe ngo umusore ufite viziyo n'ufite televiziyo urumva hari umusore ufite televiziyo uwo nguwo arakize kuko areba maniyu na manchester maniyu arisenali n'andi makipe yenda n'ibindi bintu runaka hakaba n'umukene ufite uruganda mu mutwe ugaragaye inyuma ko akennye nese watekereza umukene ari uwuhe mu by'ukuri umukene wajyana ufite televiziyo ufite viziyo ufite icyerekezo rero ndagira ngo nkongere ikindi inzozi ntabwo ari iz'umuntu utaryamye ahubwo ni izimubuza gusinzira uyu mukene rero ufite inzozi ntabwo asinzira nta n'umukoma mu nkokora arararota kuko ikimurimo ntabwo kimwemera gusinzira azi iwawe ukamukubita akajya hirya hariya akongera akamukubita arazenguruka ajya mu kiyede kuko avuga ati nimbara ibihumbi 100 yajya mu kiyede bati wowe ntabwo tukiguha akavamo akajya mu gikarani akavamo akajya hariya uzi ko indwara dufite ari hano bavuga ngo ngenga Imana yarambwiye ngo sinzagire gutya kandi ntari kiki ari gukora none kandi noneho yagerayo ureba nkwereke ukagenda yenda hano ajya mu gasantere ugiye gushaka akazi yenda nawe ufashe itiyo nk'abandi ariko nibahakumenyereye mu myumvire utekereza ko rero barafata mbere hoya barafata umwansi barafata abansi rero nugira amahirwe bakujyana mu Kigali kuki umunsi umwe batagufasha uvuze ngo byayo ntago ari ibyanjye uri mwanyu ibyo ari kuvuga kubera ko nta kintu cy'imbere kiguposti kigupushinga umva nyine ko atari ibyawe ukabutana ko ukaza ukiryamira ukongera ugasubira kuri WhatsApp icya kabiri iyerekwa ntago abantu barivuga bararikora no mu ntekerezo arikora ugasaba umuntu arimo aragenda mu nzira avuga ati nzakatanga akagira ahantu hari uruganda agahagarara agatangira kubaza mwatangiye mute arimo arashakisha ikintu kiri imisho yaheraho rero mwere data dufite abo bantu abo ntago basinzira uwo nguwo ntago abuzwa nta kugiremera guhura n'umuntu ntabwo musa kubwira ngo wamaye itike ko ntayo oya kubera ikimurimo aragenda kandi akagerayo mbere ari umuntu kubwira ngo kugera hano ku murindi ati ntabwo najyana buze itike kabisa ubundi uwo muntu we uratekereza ko afite ikimwirukanze yariturije uzi ko mu Rwanda rwo hambere ndetse nkwereke ngo abantu bajyaga Uganda gupagasa bagiye n'amaguru amaguru bakabangira iki ingata ni iki cyatumaga bagenda kugira ngo bahahire intego nyiriza mu muryango none niba ari umuryango ntashaka umuryango ugira gute uburara ari nukuvuga ngo igatuma yambara ingata mu birenge akagira n'amaguru icyumweru agenda none wowe ku munini wahagera ukambwira ngo ufite ngo intego zimo zikubyinira mu zahere ntazo ahubwo ni kwa kuba umuntu urabona twese hari igihe umuntu agira ku rwego ngo wampinze iyi nzu ngo ni nziza ubu kumva ngo ufite iyerekwa ry'inzu umuntu ufite iyerekwa ry'inzu ntabwo arimo areba inzu
we afite ibice arimo areba ikibanza akabona uburyo azayubaka icyiciro cya mbere icya kabiri uzi ko umuntu ufite irekwa ry'inzu ngo ni inzu ahangaha yenda ni 170 sibyo ariko umuntu ushaka inzu uvuga ngo ndifuza inzu kabisa buriya muntu uzi ko umuha 20 ntacyo yazimaza zijya akazimara kubera iki ashaka inzu ariko umuntu ufite viziyo y'inzu hera muri fondasiyo urumva 20 aravuga ati inzu yabonetse ahita agura ikibanza ariko kukundi we areba inzu yuzuye ikibanza nazi byari byo rero uyu muntu nta kizabubuza sinanamubwira ngo iki niki ndamubwira ngo komeza iyerekwa ari gukoreshe komeza uyatagira guca intege Yesu yavuze agasozi kamwe niba niba kwanga uzajye kukandi ubwo wa muntu uhora ugenda ashakisha areba aho bamukunda hari aho bakunda bakene se bagukundira iki erega buriya tugomba kwakira bankundira iki ngiye nabaye mu buzima urumva nta muntu nkunda ariko burakunzwe banakwita dadi urumva bankundira iki nese ugira ngo amavuta y'Imana niyo bakunda kuri njyewe bankundira iki inshuti yanjye bamukundira iki rero iyo umaze kubyakira ukavuga ngo kutankunda ko bifite ishingiro ukavuga ngo oke ahubwo reka nshaka gituma bankunda bituma udasinziriye yego nta niti kujyamo wumva yuko ibyo uri guhabwa bingana nuko ungana nyine nuko ungana bavuga uti kuba abantu bamvugirije induru kuko nambaye inkweto zacitse iri jambo ryakijije cya gisambo cy'ikibamba ngo Yesu kumusaraba cyavuga ngo nukuri mwami twe turazira ibyo twakoze urabyumva amacumu ndi guterwa koko pe ahwanye n'ibyo naribye ndimo na igihano cyawe kirahwanye none akavuga ngo ahubwo ni gute nashobora kubona igikundiro uwo ntasinzira rero arashasha igikundiro kandi akigeraho uwo no mu masengesho ntabwo yita ngo bamvuze ntavuga ngo ntibampaye nuza ngo ntibampaye agatuti uwo nguwo akigeraho ahubwo ikibazo gihari kindi dufite abantu mu rusengero cyangwa mu nzu y'Imana cyangwa mu nzu musanzwe iyo usomye uzasoma icyo gitekerezo cy'umwana w'ikiraro yaraje aza mu rugo ageze mu rugo ise aramwishimira amwambika imyenda n'inkweto n'impeta barabaga sibyo noneho ngo mukuru we byagenze gute niba amateka uyazi yararakaye ubu ni jewe koko kwera inge wahoraga yanga no kwinjira mu rugo tuma mujye kundeba ibyabaye mu rugo baza baramubwira ngo arigunga umutwe awushyira mu maguru dufite abantu mu murimo w'Imana babazwa no kuba umuntu bagarutse bakigunga urumva rero baragarutse yagiye nta piano dufite none turayiguze buraje gucuranga burakurira n'umuziki umva icyo kintu cyangwa aje mbera dusanza akoresheje ubukwe twe tudahari mukoresheje ubukwe mugize gute mama we umutima w'Imana w'urukundo washize mu bantu inshuti yanjye ariko uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye uzi icyo ashaka ntacika intege uzi ahagana ntafata inzira iyo ariyo yose ahubwo afata inzira nyakuri Imana iguha umugisha ya Apostle Imana iguha umugisha mwinshi cyane reka ducumbikire hano abantu ibitekerezo byabo nabo bazabiduhe ngewe mba namubajije ikibazo kandi nkanamusaba ibitekerezo nkagira ngo aravuga ibyo numvaga nshaka ko yababwira none ababwiye iby'Imana ishaka ko ababwira ni iby'ingenzi byo kwiheza ukavangura akeneye menya ko nta muntu nyine ukunda umukene Salomo we yarabivuze ngo ubutunzi bugira amababa ngo buraguruka bushobora kuguruka buva ku bufite bujya kutabufite cyangwa bukava uzi n'agatekerezo Salomo yatanze haraho uzari ni muri 4:5 ahangaho gutyo umubwiriza yaravuze ngo hari umudugudu mutoya ngo waje guterwa
ariko abantu bose bashatse ibitekerezo barabibura ngo wari umugabo umwe w'umukene ariko w'umunyabwenge w'umukene ko w'umunyabwenge none ngo akirisha igihugu bwa bwenge bwe yapurika bwa bwenge bwe igihugu kirakira gikira babanzi bayo ngo ariko baramwibagirwa ntibamuha agaciro n'ubundi se byo nakubwira baravuga ngo n'ubwenge bw'umukene nabwo Imana iguha amafaranga reka muhanurire uyu muntu reka muhanurire sibyo ni ukuri Imana senga ya Aburahamu Isaka na Yakobo Imana yankuye ku cyawe Imana iguha amafaranga Imana ikure ku rwego rwo hasi igushyira ku rwego rwo hejuru igushyira ku rwego rwo gukandagirwa igushyira ku rwego rwo guhagarara igukuraho abantu bakubona igushyiraho abantu bakwitegereza haleluya ni ukuri amarira yawe yahindura umunezero Imana ihindure amagambo y'abantu yego yahinduka amabara meza ku buzima bwawe haleluya uba imbere ntukabe inyuma uba umutwe ntukabe umurizo mu izina rya Yesu reka ibyiza byose bize gusanga wakire feva n'igikundiro mu izina rya Yesu amen ubwo ni isengesho turisengeyemo nasoje reka tubwire abantu bakoze subscribe kuri Apravu Imana ibaha umugisha nawe utarayikora yikore ibiganiro byacu nakagaruka caho